Ntabwo urukundo rupfa kubera ibintu binini, ahubwo rupfa buhoro buhoro kubera ibyo twirengagiza tukabifata nk'ibidafite icyo byangije cyangwa aho bihuriye. Ntibisaba imyaka myinshi mu rukundo kugira ngo wumve ko hari ibintu bimwe na bimwe birudindiza cyangwa se bisenya umubano. Akenshi si ibintu binini cyangwa se ibintu bidasanzwe, ni utuntu dutoya ariko nubwo ari duto twica nk'agakoko karuma umuntu gahoro gahoro. Iyo dutangiye kwirengagizwa rero, urukundo rutangira kubura icyerekezo, guhinduka igitutu aho kuba igihangano cyangwa igihango. Dore ibintu 8 bizaguhitana mu rukundo cyangwa se bizasenya burundu uwo mubano wawe watekerezaga ko uzaramba. Ikintu cya mbere ni uguhora urakariye uwo mukundana, bitterness and anger. Kugira amagambo mabi ahora avugwa, uburakari buhoraho, gutukana, guhora umushinja n'ibyo utazi, byose bihindura urukundo kuba uburozi ndetse n'umusonga. Umusore utajya avuga ibibazo bye ngo abisobanure mu mahoro, ahubwo akabwira umukobwa ati ubwo se urumva ngiye nakwihanganira, cyangwa umukobwa nawe agahora abwira umusore ati ese ubundi iyo utankunda sinari kubona abandi bankunda, ati ngewe sinari kuzabura n'abandi. Ayo magambo yica umutima, atuma urukundo rutakaza ubusabane. Amagambo y'umujinya ni nk'inkovu ku mutima. Mwene aya magambo nta mbabarira igiye aranga cyangwa se ngo iboneke hagati y'abo bombi. Ikindi cya kabiri ni ukubura itumanaho, lack of communication. Ntacyo urukundo rwageraho igihe rutagira itumanaho ryubaka. Iyo abantu babiri batakiganira ku by'ingenzi, ku byabakomereye cyangwa se ibidashimishije, haba hatangiye intangiriro y'icuraburindi. Hari abantu baba mu rukundo ariko bumva ko kuvugana bihagije ari ukubaza umuntu ngo amakuru yawe cyangwa ngo wariye, nta kuganira ku nzozi bafite, ku byo batinya, ku byabababaje ndetse n'ibindi byo mu buzima busanzwe. Reba neza nk'iyo abantu bubatse urugo, umugabo agataha yacecetse cyangwa se yirakaje, umugore amukubita amaso akabura aho ahera amuganiriza. No mu rukundo, iyo uhamagaye cyangwa se uhamagawe n'uwo mukundana ukamwitabana umujinya nta rugwiro, ibyo bituma umubano wanyu utagira ireme, kandi ibyo byose bituma umuntu yumva ari wenyine nubwo ari kumwe n'uwo bakundana. Please, kubika agahinda cyangwa se gutinya kuvuga ibitagenda neza mu rukundo ni nk'umuriro waka bucece, urakongora kandi utangiza ubuzima bwo gutandukana. Ntukemere gutuza mu rukundo urimo ngo utinye kubaza cyangwa se kuvuga ukuri. Ikindi cya gatatu, gukeka no gushinza ibintu bidafite gihamya, suspicion and false accusations. Iyo gukunda bihinduka igisa no gukeka, kubaza buri kanya aho umuntu ari, kureba telefone ye, abo bavuganye n'abo yahamagaye, kwikoma uwo avuganye nawe wese ndetse n'ibindi, ibyo ni ubushotoranyi bugamije amahane ariko bwambaye urukundo. Umusore ashobora kubaza buri gihe ati wari uri hehe. Umukobwa azageraho yumve ko asigaye abazwa nk'umunyabyaha aho kuba uwagiriwe icyizere n'uwo yakunze. Nubwo gukurikirana umuntu ndetse no kumubaza ari kimwe mu bigaragaza ko mwitayeho ukabona mukunze, ariko nanone iyo bibaye kubikorera gufuha ndetse no gushaka kumubuza uburenganzira bwe, icyo gihe byangiza amarangamutima ye ndetse akumva nawe atisanzuye. Ibi byica icyizere, bituma umuntu yumva ko atagifite agaciro. Iyo icyizere rero kimaze kwigendera, urukundo ntiruba rukirambye. Ukunda uwo akeka buri gihe, umwe ashinja buri gihe, aba ashaka ibimenyetso byo kumwirukana. Ikintu cya kane, kwirengagiza, kutita ku bintu no kumwirengagiza muri rusange, neglect. Burya ushobora kwita ku kazi, ku nshuti, ku muryango ndetse n'ibindi, ariko ukibagirwa ko ukunda nawe akeneye guhabwa umwanya, kumvwa no kwitabwaho. Gukunda si amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa birajyana. Hari abavuga ndagukunda ariko ntibigere na rimwe babaza uwo bakunda bati ese wiyumva ute, umeze ute? Iyo utamwitayeho ashobora kubyiyakiramo akabaho ngaho mutuje, ariko nyuma akazasanga abandi bamubaza uko ameze, uko yiriwe, kuruta wowe umwohereza indabyo gusa, ariko nta na rimwe uramuha umwanya ngo asobanure amarangamutima ye, yumve impumuro yawe ndetse n'amagambo meza yawe yuzuye intego umufiteho. Niba ufite uwo mukundana mubanye mutyo, kuba muri kumwe si uko agukunda cyane, ahubwo ni uko ataragira aho ajya. Icya gatanu, kwikunda kuruta kwita ku wundi, selfishness. Hari umuntu wumva byose bigomba kumuhira, ko umubano ugomba kugendera ku byifuzo bye gusa. Aba yarakoresheje urukundo nka system yo kwiyitaho aho kuba system y'ubufatanye. Umusore usaba ibintu byinshi ku mukobwa ariko we ntiyigere abona umwanya wo kumwitaho, kumva ibyo yifuza cyangwa se akeneye. Ugasasanga umukobwa yabaye nk'umukozi wa gahunda ze, ntabe yamubura kuri telefone ariko nyamara we akaboneka igihe ashakiye. Ntabe yamwicira gahunda bahanye ku mpamvu izo arizo zose, ariko nyamara umusore we akitaba ari uko ahugutse. Uwo mukundana niyo mwaba mwarashakanye agomba kuba umufatanyabikorwa,
aho kuba igikoresho cya gahunda zawe. Ikintu cya gatandatu, kubura cyangwa kwirengagiza inshingano, irresponsibility. Mu rukundo habamo inshingano. Niba hari ikibazo, ntushobora guhora uvuga ngo ni wowe bireba. Kwanga kugira uruhare mu byubaka urukundo ni nko kwanga gukoresha sima mu kubaka inzu yawe. Umuntu ntiyitaba telefoni, ntiyitabira inama z'umuryango, ntiyitabira ibibazo by'uwo bakundana, ntabeho mu buryo bugaragaza ko ari present cyangwa se hari mu mubano. Ibi bituma mugenzi we yumva ko ntacyo yitayeho. Mwene uwo kandi yumva guhamagara ari iby'umwe. Kumenya uko undi ameze akumva bireba umwe muri bo. Dear friends, urukundo rutagira inshingano ruravunika, ntiruba rufite aho ruhagaze. Ikindi cya karindwi ni ikinyoma, lies. Ikinyoma cyose gituma icyizere gicika, ubusabane n'urukundo bikabura. Iyo umaze kumva ko mugenzi wawe atavuga ukuri, urukundo ruhinduka nk'inyanja udashobora guhagarara aho itangirira ngo urebe aho irangirira. Umuntu ushobora kuvuga ati nari mu kazi kandi yari hanze y'umurongo w'urukundo, ni ukuvuga wenda yari kumwe n'abandi bakobwa cyangwa se abandi basore. Iyo ukuri kubonetse nyuma, umutima urakomereka, icyizere kikavaho burundu. Kunyura mu binyoma kenshi si ubwenge, ni nk'ubwato butoye buri hejuru y'inyanja burindiriye kurohama. Ikindi cya munani, kudaha umwanya umukunzi wawe, time starvation. Umwanya ni imwe mu mpano ikomeye ushobora guha umuntu wese ukunda kandi witayeho. Niba utagifite umwanya wo kuganira n'umukunzi wawe, ntumushyigikire, ntumwereke ko uha agaciro ubusabane bwanyu, icyo gihe urukundo rurakonja. Hari abantu usanga bakundana bahura rimwe mu byumweru bitatu, abandi ntibagire icyo bavugana gifatika kuri telefone ngo bahane umwanya uhagije. Ugasanga baravuga ngo amahoro, ndaho, ngiye kuryama. Ibi ni nk'umutima utagifite amaraso ugenda upfa gahoro gahoro, cyangwa se ni nk'ubutaka bwinjiye mu gihe cy'izuba butangira kugenda bukamukamo imvura yabuguyemo. Iyo utagifite umwanya wo kuganira n'uwo ukunda bihagije, ni nk'aho uba wamusabye ko akwiye kwibagirana gahoro gahoro mu buzima bwawe. Urukundo rurindwa nk'ubuzima. Ibi bintu byose tumaze kuvuga ni nk'udukoko two mu mutima, ni nk'imisemburo y'umubiri. Dutangira ari dutoya ariko tukaba twasenya urukundo runini kandi rwari rukomeye. Ntugafate ibintu nk'ibisanzwe bitakiri ibisanzwe. Nutangira kumva no kubona umubano wawe urimo ibi bintu byose, jya umenya ko urimo kunywa amazi yanduye gahoro gahoro. Ese iyo nta rukundo ukabona utitaweho, ni iriya shingiro ry'ubuzima bwawe uba uri kubaka mu mubano urimo? Ubu si urukundo urimo ruri kukubaka cyangwa se ruri kukugabanya? Ntukemere kwicwa n'ibyo wagombaga gukosora. Niba urukundo rufite agaciro, rufite n'inshingano. Hari igihe guhinduka bitinda, ariko buryo iyo bitinze kurusha urugero, urukundo rubura aho ruhera rusubira aho rwavuye. Hari igitekerezo ugize cyangwa se wungutse, cyandike hasi muri comment. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Mine is your play. Kora subscribe, like and share. Tubane mu kiganiro gikurikira.